haguruka uterarira cyane haleluya nakuburira Imana yabwiye ngo babwire abakristo bavandimwe wari umwaka wo kugira ngo umukristo agerageze kandi n'ubundi ntabwo birarangira icyiza si impanuro ibyiza gusa basi nakundi yavuze ngo ntabwo birashirayo kuko iracyigisha uwo ugomba kwigisha kandi iracyatoza uwo ugomba gutoza kandi iracyerekana uwo ugomba kwerekana gusa witondere wasize amavuta lo padre me sta celebrando Mana tuguhaye icyo ariko ndanezero ariko kigira ibyo nunze nibawe namugande duhawe uyu mwaka kuva muri uku kwa mbere kugera ku kwa gatandatu idolari rizabarasinga cyane kandi risinguta cyane uburyo bizagera ku rwego faranga ryacu twikanga ko rimanutse cyane uko bizagera ekonomi izanyigarika karabaye ruzinda nakundi Imana nturire ibyo mvuga uvuga ngo amen hazaba imvura nyinshi muri uyu mwaka uzabisengere kuko hazabamo ibyiza byinshi ariko Imana ishimwe kuko iri kumwe nawe tuvuge ngo amen haleluya shimye Imana kuko ntabwo ijya ibura inzira icishamo kugira ngo abahanuzi bavuge ibyayo tuvuge ngo amen haleluya shimye Imana ku isi iri kunyura amina bwira mugenzi wawe ngo ambara imbaraga kuko uyu mwaka ni wo kuramya Imana oya nimubwire cyane kuko nicyo neze ambara imbaraga kuko uyu mwaka ni wo kuramya ubwire cyane nimubwire byumve gusa ndareba uyu mwaka ni wo kuramya Imana nagize amahirwe ndasurwa cyane vuga ngo amina haleluya ndumva nagasubira konge mubwire ngo ambara imbaraga kuko uyu mwaka ni wo kuramya Imana hagiye kuzaho ekonomi mu bihugu by'i Burayi ijye hasi cyane ku buryo bose bagiye kuraramira Afurika bigiye guhindukira uyu mwaka bazahindukira cyane ndetse bazatureba cyane vuga ngo amina haleluya kandi mu gihugu cyacu hazasurwa n'abaperezida benshi cyane cyane harimo umuperezida tuzaba dutegereje azagera inahangaha ntabwo byo mbivuze kubera impamvu z'akazi ariko ni ibyo vuga ngo amina haleluya u Rwanda Imana iracyaruzamura iracyarwamamaza iracyarushyira hejuru umuntu wese azifuza kwitwa umunyarwanda ubundi nta nubwo murabyifuza iminsi igiye kuza abantu benshi bazifuza kwitwamo niza kuba umunyarwanda ni gukomera Yesu amashyi meza cyane hanyuma hagiye kubaho ubuhahirane budasanzwe muri iki gihe hari ibintu bigiye gufungura vuga ngo amina haleluya noneho rero ngeze ku cya karindwi nakunze Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kurwanirira abakozi bayo nyine kubera wowe utari we ntabwo wayikomera amashyi ariko nibura umukozi w'Imana avuga ngo haleluya icyabonana nacyo cyashimishije Imana yavuze
igakurutisha abandi bakozi bayo ngo batazwe. Ayiwe nibuhari vuga ngo no nakuzwi ndetse n'isi ntiyakumenya n'umuryango ntakumva neza, ariko Imana ishimira gutegura kugira ngo usabe umuhanuzi w'amahanga babyemere babyange. Reka mvuga gutya, babyemere babyange. Satani abyemera byange, isaha yawe yageze. Haguruka cyane uvuga cyane niba ugezweho uvuga ngo haleluya. Ikindi Imana yambwiye ngo hari abantu bagiye kugarurirwa icyubahiro Satani yari yarabaha, ariko niba uri masimbuka uvuga ngo haleluya. Hanyuma ikindi cyanejeje birimo biranezeza, Imana yambwiye ngo abarozi nibashaka bongere bagiye guterekera bajya ngo ntacyo uzaba. Ubu mwaka Imana yarashyizeho ikimenyetso uzaba mu buzima bwawe, kora kuri mugenzi wawe mubwire ngo babyemere babyange ntacyo uzaba. Vuga ngo amina haleluya. Hanyuma sigaje bibiri, iki ngiki Imana yambwiye ngo duhaguruke dutere haleluya 7 zirukana abadayimoni bo muri kirere. Wagerera 2 3 haleluya. Ogera kayo ni akabiri haleluya. Haleluya. Itegure kuko iya karindwi ijyanye n'ibindi bibazo byose, n'ibitero byahagurukiye amatorero, n'ibitero byahagurukiye umurimo w'Imana, n'ibitero buri kitero cyose wabuze ugitere bomba atomike kirimuke burundu. Reba 2 3 haleluya. Imana yambwiye ngo kurira kw'imfubyi kwarumvikanye no kuburoza k'umupfakazi kwayigezeho. Icyo kimanukiye kugira ngo izitabare. Hanyuma hobera mugenzi ukwegereye gusa umubwire ngo iki nicyo gihe cyawe.